Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabategura umukino witwa Ikuzo mu Muhengeri, wanditswe na Niyonteze Fiacre unonosorwa n'itorero Indamutsa. Ese wabuzi ko muri iyi nyanja ngari y'ubuzima twogamo byose bishoboka? Ushobora kugirira ishyari n'urwango mugenzi wawe ukamuroha mu muhengeri ukagira ngo uramurangije, ariko nubuza umuhengeri uzamukaraga umwerekeza. Ese wabuzi ko icyo twita amahirwe gishobora guhinduka umwaku, n'icyo twita umwaku gishobora guhinduka amahirwe? Ese ubundi amahirwe ni iki? Umwaku wose ni iki? Ababisobanukiye ni mudusobanurire. Dukurikire umukino. Mbega Simbi ngo ndasuzugurwa. Njyewe Simbi umukobwa ukwiye no kuba misi w'isi kuko mbengutswe n'umunyonzi. Akabi gasigwa nk'akeza koko. Mbega ngo enjenyeri Jira aransuzugura kama pasi ya feke we. Ariko rwose ndakwinginza kera ururabo rwanjye. Maze rukubera umubavu humura neza. Ururabo rw'umunyonzi rwahumura gute? Vana rwose igenda cyane ko nta n'ahantu nkuzi. Bigaragaje ko kare rwose utaranterye. Iminsi ibiri gusa tumaze tuvugana kuri nta birenze mumbye pe. Gira umbira. Ariko Simbi, nari narakubwisha ukuri rwose. Mbere yuko ngusura hano iwanyu. Sinakubwiye ko ndi umumotari ko. Jere yamuje nawe ariko yarambwiye ko uri umukire. Urumva? Mbega pase y'ubufuwe. Sha, Jire yarampemukiye gusa nta kindi. Ukuntu yagutakagije uri umuherwe uvuye mu mahanga yewe ngo zaba sore. Kuko Jire yakubeshye iki? Ngende motari rwose urabyiboneye nawe. Sibyo? Tuvugana nijoro rero ukambwira ngo uri motari. Nari nzi ko rwose urimo kwiganirira. Ariko rwose ubu none ndabyemeye. Ariko rero nundebe gurya ngenda kize. Nuko ye. Ariko zese ndi umutindi kuko nyize ku mutima. Ko rwose mfite urukundo. Genda urukundo abayaya nibo muri mu rwego rumurumva. Va hano tumuka ahubwo. Tumuka. Urabyanze ko goga mu majengo sishobora. Ushaka gukundana na maskini nkabo nasoni. Nyamara buri unyemereye ugaca bugufi. Wabreba. Aretse guseka ariko kuko ukakirura. Njyewe Simbi ubugoga wiga muri kaminuza. Umukobwa yaruka kubona perimi y'imodoka. Nkundana na motari uzajya pandisha moto. Abandi bakobwa twigana bafite bashiriwe vimvirana mu mavatire kugira n'isoni. Se kuko ubwo wanze ururabo rwanjye vuga. Nta birabo byawe nkeneye. Basakira ururabo nakuzaniye. Ibindi tuzaba tubiganiraho. Mbabarira rwose umagaci. Manda gacira ariko umunyonzi wa moto. Maraburiya ariko ushatse wanyumva. Nta matwi yo kukumva mfite. Umva gasore. Ibyo mwahoze muvuga byose nabyumvirije. Ku murongo byose nta cyansobye. Hari amwe idirishya aho narindi. Nabyumvise. Mubye muraho neza ariko. Muraho. Turahanye. Mutubona se. Ahubwo wageze iwanjye uti. Kwanza mereza handi icyo gihuru wahururanye ngo nidaba. Umva. Ndazisiribanze. Nitwa mu kabirori mama Simbi. N'ikindi gihe. Mubyeyi rwose. Mubyeyi. Ni unyukanyutse ururabo rwanjye n'ukuntu rwampenze. Ibise ni ibiki? Ibi ni ibiki uzana mu rugo iwanjye? Igihuru. Ubundi akabwa kaza gutereta umukobwa wanjye gahesa akagongo ku kamoto kazabasha kumutera inda. Tumuka. Kubure mbona ivumbi.
vira mu rugo agenda nibura mwandekera urabona iwe nanjye reka ndunyuke fasha murarukandagiye ntarukandagira nawe ugenda uruhaba yaya ukomeza kwigira ingabo reka murakomeje koko ibi bikuru ariko se nimusigaye mubona ibyo ukubura simbisha waretse gusiba ngo urwo rurabo ururabo se mama muto mwaretse ururabo koko nani isoni ariko nk'aka kavumbura amashyiga kavumbutse mu gikari kaje ku irembo gukora iki ko kareba mukomeje kurukandagira koko narinje kumena amazi muri ruhurura akantu gakunda inkuru nk'ifuko gusa wowe ntabwo nakubujije kwegera ahantu ujyayo na simbi turi ugomba kuba mu gikoni gusa mu makara niho iwawe wakarara si wowe wambwiye ngo amazi nagerejemo ibyombo njye nyamena hano muri ruhurura ku irembo yego nyine rero narinje gukora ahubwo urakoze kuyazana muyamenere se ntareza hano babashyira amazi nkwereke ariwe nimukandi bari nakubatije nawe cyakuzanye wakibonye ariko se koko nk'ubumeneye icyo amazi koko nibyo bimukwiye rata musore kore ihangane wamenyeho amazi mbabarire n'ibyo wibazanye rwose nyuma bayakumenaho ako disi nimureba ukuntu mumutoheje ubusa aranyura hehe yajandamye bashinze baziba aho ngaho hano ntawagutumiye ese kutagenda nkaba mbona urimo kurebana n'umukozi wanjye wagahungu wavuye aha ngaha bitaba bibi umunyonzi ubwo umunyonzi abonye umukozi wo mu rwari ku rwego rumwe none ararobye mama umunyonzi warobye yegera n'imvire mu rugo tanandumbiriza umukozi tava aha ngaha tumukubite ndabona hanze gusohoka reka njye kuzana umuhini ndabona byakomeye reka nigendere ndabona byakomeye gendere rwose ayiwe icyama kakaba kafise amazi bakumennye waranakunyereye reka turebe reka nze ngupfuke umva gafi perime nayibonye sha ubu nawe ngiye kureka ibintu byubahiye nishakira akazi ko gutwara imodoka rwose ahubwo muri sempizi noneho sha akira ku muvinyo wa bosi sha twinyweremo mpereza nicaye ku ntebe z'aba bosi ku buzima bwacu perime niwe nyikesha sha gafi abakiriya babayeho neza wanyigishije neza akira ubuzima bwacu nsome ko ubuzima bwacu bwose duserebure mwana we wacu reka jase hene twarakura uko nyine ngiye nagutanze kubona perimi utanza gukora hariya uri umunyamahirwe kavuna umuheto unyumvire kavune nawe ukorera imwe gusa uhita ukuramo perimi abandi bakora bakageza no ku nshuro magana bikanga uzi niyo nteze nyine ndi umunyamahirwe niyo nteze akoze kane jyaje karitazi ntabwo arayibona niyo neze umuntu atsindirwa i Butare atsindirwa i Kigali tuzamugire dute uyu azaza akorere n'indahiro bava ariko reka tuzamubwira azaze umva ahubwo iyi perime yanjye igomba kwandikisha vuba ubundi ntangire ry'iminyenga muri iyi modoka ya bosi iyi rubavu yose nyizenguruka ariko wahiye sha wahiye ugira gushya ntashya se simbonye perime umva shaka gafiri sinjye uzaruta mbonye igeze mu biganza rwose umva nkimara kuyandikisha nkabona nyifite mu biganza byanjye ntawe uzagira nzakandagira abanzi ariko sha mwese
uzakandagira uzakora iki se mwana nyine ntabona iyi modoka ya bosi isa dukunda kugendamo uhora iparitse aha ngaha hanze kiza gute se nzayitwara rubavu yose nyiryemo iminyenga inseseme kasita muri iyi minsi bosi adakunda no kuba ari naho rubavu ngo arimo kubakisha amazu za kigali reka ariko warasaza shawuru imibare y'abayiboye nayo ntuzi ufite kontaki yayo akababoye ariko ubundi ubona ngaragara nk'ababoye nubwo nyine hari wowe unabizi ari kuri we kona yagize ubundi si ni ikibazo kamubwire cyubahiro bosi wanjye aranyizera cyane mbaza aho yayisize ansigira imfunguzo z'inzu ye yose mbese iyo arenze umuryango nshatse nashakiramo umugore tukamarana igihe azamarira icyubahiro ntari birye ubwami n'ubwanjye hari muzi kuva kera rwose atarajya kwiga mu buyapani reka na buriya ninjye wamuhesheje perimi yego se njyewe ndakaze uzi ko uri bosi wa kabiri hano muri uru rugo imodoka nta muntu rwose uburana perimi itinze kungeraho mana yanjye nzarya iminyenga we nzarya iminyenga reka tuvuge ibintu dusubire ibindi soma wari umutini ngewe mpora nzinywa niko mbwira urakomeje nakomeza se cyakora niba ukomeje uzambwire tuzajyane rwose umenyereze imihanda utazayigongesha imodoka y'abandi ni nziza ntuzishuke ngo wamenye gutwara imodoka wa muhugu ibyo tubigishiriza ku kibuga ntibiba bihagije ugomba no kugira akamenyero ukamenya nyine nk'umuntu umushoferi apana icyo ni cyo nkwemerera wowe ntujya untererana rwose nagutererana se sha ahubwo rero gagafirita reka nkubwire nshakira icyana cyo mu bakire kimwe cyo mu bipangu cyane gisa neza nyine giteye neza nka kumwe nyine ukunda twakoranye maze ubundi nzagiteretesha iyi modoka ya bosi ariko sha ariko ye ariko sehe nuriyemera we sehe kutari na semfizi basi ubu se wowe shaho kadogo umuboyi wo mu rugo wigiye amashuri abanza gusa ubu wabasha gutereta umwana wo mu bakiri utagogo njyewe se wowe ahubwo se byananira gute kandi ngiye mu ruhando rw'abasore bibitseho diporome iyi diporome iyi perime nyine urumva ni uko ushinyika gusa nyine abantu nkatwe tutizi perime ni rwo rupapuro rwacu rusimbura diporome nuko ngombe nirete umukobwa wiga kaminuza cyangwa yirangije kandi ntabo wo mu batindi nk'iwacu aba ari uwo mu bakire uretse ko uri ni bogari byo rero ikiryo cya bosi wawe cyohero cyarakuyobotse kose ngewe ubona ntabyigura hari n'ukuntu burya wigire n'ubwo uri umuboyi wigirira icyizere kandi uzi no gutera injuga nyine sinzi ahantu wabyigiye icyo ngicyo kibagirwa ariko ubu byishe byose buriya ku njuga ngenda arenze ngenzi gutereta ibi bita gutereta cyakora pe se nkubwire wambaye neza ukagenda muri rava nziza nyine nk'iriya ya bosi nta mukobwa n'umwe wakwanga pe ndetse umva nta n'uwakeka kuri muri kadogo ariko se kuko nta sitire nzima ngira birapfuye nyine urumva ako niko kabazo ukuntu nzajya gutereta nambaye ibipira n'ibi bibodaboda ubaye karagukurikiranye genda ntekana binukamo imyotsi oke nako karakemutse gize igitekerezo se hene sinjya niburira bikemuka bijyayo mbwira igitekerezo ni iki urumva nzambariye imyenda n'inkweto bya bosi mani hanyuma imodoka n'inkweto byose ngende nabivaye nyine buriya bosi turangana buriya n'ukuntu tureshya neza se tunganya n'ikirenge njya nzipima nkazenguruka aha mu nzu nzambaye 45 urumva sinzabura icyo nambara ariko ubu iyi ni perimi itumye sehene yihungura ivumbi koko none ayivuga yihungura ivumbi yicara ku meza none ubu ugiye kwambarana na bosi wawe ugende mu modoka ye ubundi ujye gutereta umukobwa ariko se izi nzoga ninde waziguhaye ubu ngubu aho turi aha ngaha ahandi bosi wawe urumva
kuba nakwambara imyenda ya bosi rero nta bintu birenze birimo urumva ahubwo wowe niba hari icyano uzi cyo mu bakire mpereza nimero yacyo ubundi ntangire nkihiringe nuko ntari busubire kwigisha akantu kari neza abapolisi izi ngo zihamye wakintu nimero se ubundi se ukorera iki sayo kumwe shako nimero hano zifite zuzuye buretse nkwereke ahubwo bose nigishije bakabona perime kuko ubu naburamo n'uwo ngwamo pasi nicyo mwemerera iyo wemerera akakaza nkwereke ndeba muri telefone yewe neza rwose reba n'abakunda imodoka bose mbabazi nibo ndibuhereho mfasha haruza kugushaka perime azi ko hari ufite ikibosi kizayimugurira barebe mu masafuriya se hari uwo nabonye w'igishoshwe buretse gato buretse wisakuza binayibura gishoshwe ubwo se ni igishoshwe nibura ni na mwiza buretse se w'igishoshwe se byakubuza kuba mwiza ni rwiza cyane dore ndamubonye sha uramubonye ndabonye nimero nyereka ifoto y'indebe ifoto kana nawe se ko iri hafi yitwa nde nguyu sha yitwa Simbi ariko ni Simbi we umukobwa wo mu majengo sha umubwira ahubwo birahindutse ngiye guhindura n'imyenda ngiye kujya nambara ya myenda boss ajyana mu nama mu Buyapani mbwa yihungu ivumbi sha icara ku meza tunywa byeri jire we ndakumva cyubari ndabona abantu benshi muri karitsiye bamaze kubaka njye wari usigaye rwose ariko Kigali irimo kubakwa ku muvuduko we aya ni amafaranga yanyu y'abadiyasipora ari gukora ibishaka ariko by'iyo ntajya kwiga mu Buyapani sinari kuzapfa niyubakiye inzu nk'ingi ngiye kubaka i Kigali pe ibyo byari kugorana pe hanyuma rero jire ndakumva nk'uko wanyubakiriye nzira Rubavu nyine hejuru y'ikivu yego aba ari nako uzanyubakiriye iyi ngiyi nyine ngiye kubaka hano i Kigali urabona rwose ko ikibanza kiri ahantu heza hejuru ukuntu ubwo rero uzagerageze rwose wegere impungenge yewe injeniyeri jire sinjya nsondeka birazwi naho umubosi nkawe ufite ifaranga yakuye mu Buyapani gusa nagusondeka ni wariguriye ibikoresho byiza kandi bigezweho rwose iby'ubwubatsi turabizi pe ndakwizeye kandi kubera gukorana igihe kirekire twabaye inshuti rwose cyane niyo mpamvu rero ahantu hose nzubaka tuzakorana rwose ubyumve ariko rero sha iby'abakobwa byo nasanze uri umuswa mubi cyane abakobwa bose wandangiye narabasuzumye nsanga nta kirimo vurema wenda nako simbihakana rwose bajya bakubaza iby'ubwubatsi naho ibyo ku bakobwa byo kuri Simbi rero sinatinya kuvuga ko nawe witwaye nabi gute bwo bose urujya kumutereta wigize nk'amaneko umvaga bizakugeza gute arewa reko mutereta nigize nk'amaneko ibaresha we ntabyo abakobwa bino barankanze nanjye rero ubu ngubu nabigiye imitwe urumva nkigera mu Rwanda abakobwa naterese mberetse ko mfite amafaranga naragenzuye nsanga bose baza bakunda amafaranga yanjye sinjye bakunda rwose ariko rero warakabije boss ufata ujye gutereta Simbi wigize umumotari none harya ngo bakwirutseho n'umuhini maze ukizwa n'amaguru nako na moto byivugire umukobwa na nyina baranshujubikanyije banyirukana nabi ngo ndi umukene we urumva ntubona n'igikomere mu kiganza to reba ndabibona umva noneho byongeye banancuriyeho amazi bari bogerejemo ibyombo shaka Simbi na nyina umva ndakubwiza ukuri ni dayimoni zigendera baguciye sebe ya nyina nako nawe wayicishije nagize nkanyura mu muyinjojo abantu bakibaza imvura y'umuhindo yanyagiye mu umva bose nikabacanga cyakora uri umukinnyi pe umva gusobanukirwa Simbi na nyina nabyishimiye pe nta bantu babarimo n'abatindi nongere mbisubiremo ngo n'abatindi Simbi nta mugore umurimo yewe na nyina umubyara n'icyago nta maboko wamuvamo mbabarire boss nanjye nta byinshi nari nzi kuri Simbi twahuriye mu bukwe yambariyemo umugore nyine wa mucuti wanjye uheruka kurongora niko gutwara nimero nyine kuko nabonaga ari umukobwa nyine utuje kandi mwiza rwose ukuntu ari ikizungereza numvaga akwiriye diaspora nkawe yewe mbega umukobwa na nyina babi we umva jire singiye kukubeshya kuva naba cyakora ni beza inyuma ariko ku mitima
wumva ni abatindi babi cyane ariko bose ntundakarire rero numva naraguhuje n'ishyano pe bivuga se ariko bose imyaka 35 ni myinshi ugire wa mugani jire we ubu ndimo nkubita mbangura ko umusaza n'umukecuru bamereye nabi pe bakeneye ko umuryango waguka abizi narabikubwiye ko mu rugo twavutse turi abana 5 ariko nyine akaba ari njye usigaye gusa cyubaye rwose warabimbwiye ko abana muvukana bose bapfuye ikibazo nuko nawe wanze guha ababyeyi akuzukuru oya reka nkubwiye shira impungenge ubu sinasubira mu Buyapani ntarongora rwose nubwo ntaza umugeni azaboneka ahubwo we ndakuba gusa ko nibutse ari umukobwa nabonye wavamo umutima w'urugo nuko gusa nuko iki uwo mukobwa ninde wa mukozi nakubwiye nasanze yo nyine wangiriye impuhwe akanyereka umutima mwiza agashishimura igitenge cy'agakuramo agatambara akamfuka umva yangiriye neza numva ndamukunze cyane pe furawa nubwo yacupijwe ni na mwiza ku musore bari ku rwego rumwe rwose yabaguye ahashashe pe guseka se cyakora ubanza uri impumyi bose ute utangiye kubona za karya urugo ukazibonamo ibizungerezi ndakubwiye ngo gezaho ibyo bigambo bitesha agaciro abantu tutabipfa urumva sigaho mbabarire bose nari impubutse ariya mwana w'umukobwa numva muri mu mwenda rwose nzamushaka mufashe ngombe nzamukure muri buriya buzima fata ibyawe basi ugifata neza iri shyano nirifata ibyo bishashi byaryo rigire mu rugo imyanda yawe ugafata nabi ariko kanandusha ubwiza mbona ngafitiye ikiri ariko se koko inzu papa na mama bansigiyemo yirukanyemo ubundi hano muhita iwanyu gute kandi ari aho ababyeyi banyu zibaye fata ibyo bishashe byawe ubone z'imihanda ntakintu nari naracecetse ngo ndebe ko bwacya kabiri nyine hano mu nzu yanyu none ariko reka mvuge kuko ntacyo nkiramira uvuga iki fata ibi bishashi bya Kigali iranyanze ubundi utumuke ujye gukorera uburaya mu mihanda hari Gisenyi nawe wumva icyo twari twarakurushije turara ku mihanda yo mu majenga nabigizemo ngewe byose biratureba si bene wanyu se mama na papa bakimara guhitanwa n'impanuka y'imodoka mwese muzi iwacu murahatura yego nyine musezeranye ko muje kumba hafi nk'umuryango none koko nimwe mumbereye rubanda rubigurikira reka ngukuriraho agahunkumarireho amaheruwe embesi kuri mama kurugutura amatwi wumve rwose atazanatumenyera twanyuze muri byinshi hano ku mihanda y'inaha urumva twabayeho nabi naha kandi twafite bene wacu babakire mubayeho neza shabarimo n'abo babyeyi bawe reka nakubwire ukuntu nanakurangije wakajibwe sona nyoko nkibona ko bapfire uvuga ngo nyoko nyine mama yari mukuru wawe zibunyumve nakubwiye ngo kurugutura amatwi nyimara kubona ko bapfiriye mu mpanuka nari mbizi neza ko bazaguha amafaranga ya gisida niyo mpamvu nahise niyandikisha nk'uzasigara kurera kuko niba wari wakagize imyaka y'ubukure aya gisida rero ninjye wagombaga kuyahabwa nk'uzasigara kurera wumvise mwana y'agahinda ceceka nkomeze nkubwire kakurundurire rimwe umva noneho impamvu wowe ntashobora no kugufata neza nushaka unyite n'umurozi kuko yangira n'uburozi nyoko munyana nubwo yari mukuru wanjye nari kubumuha kuko naramwangaga agisida nkoreye feri mutwarana na sharire we nyoko mukuru wanjye yanze kumfasha ngo ncurusi acinje uburaya kuko nari narabyariye usimbi iwacu mu rugo nkiri muto barira surira uretse kumubeshyera ko mama yambwiye ko watangiye kujya mu bagabo bakuze ukiri muto ngo wanga no kwiga zibaho uramena amatwi njye sinashakaga kwiga naje hano kuba irubavu njye n'umukobwa wanjye ku mihanda ndandaza amagara ngo tubeho kubera ko yanyimye igishoro ni wowe ugomba kubiryora rero mama
ibuka ukuntu banze kuducumbikira ngo nibura tube mu gikoni. ceceka winyibutsa uribuka Sharire se w'uyu mukobwa avuga ngo ntibacumbikire indaya. ibigoryi byaratubabaje. karango karatera umva imbabazi. bagipfa nanjye nafatiranye amahirwe umukobwa wawe w'ikinege basize mukora iby'ifundiko ribivuzo sha. reka tukwereka ko turi indaya koko nta mishinyiko tugira. babyara ndi ikinege waramaze ndangiza nduhe uruhe nyine babyeyi wari waruhase koko wapfuye ukabasanga aho uramusubirije simbi we uramusubirije rwose. ariko simbyemera mwamfatiranye ndi umwana. urumva wabyimbye niko dore narangije amashuri yisumbuye mwanga ko niga kaminuza. waramaze kandi muri mu byanyu turamaze. mwampinduye umukozi wo mu rugo nari umuhanga mu ishuri. dore simbi yari asize ubu yiga muri kaminuza kandi yari inyuma yanjye. none se urumva wakwigereranya nawe siba wamaheruwe. ntabwo nziba ndavuze ngo siba no kuba twarakugize umukozi wacu nimuwe twakugiriye kuko mwaratubabaje. mwanteye bwabo nivuga ko mu muhotera muzagica. none se nyine warabikoze. ndaceceka kubera ko nari nkiri umwana. ariko ubu maze kugira imyaka 22. wabaye inkumi rero. ubwoba bwarashize. reka narakuze tajya mu mategeko turahangana. ayayayaya wirukankana imbwa cyane ukagira ubwoba. reka nkunika wica waka ariko se akagweza umwuka kanya ngo unige ngo unage mu musarane usanga undi mwanda wa mwanda uri kuriza. mama aho kanigo kici kajwigirize mama gutyo fata ngaho reka ngufashe tukagonyora ijosi tukabuguruka arimo kunera kudukwica wagasiya we ninde wakumaze ubwonko. umva niba ukunda ubuzima bwawe va hano ugenda ushaka iwa kandi ntuzakufura nuramuka uneze urumufura uruzariye dupfa urakababariye. reka dupfa koko kadahorera nikajyanira aho ngaho nikajyanira aho pa umuniga wawuveza sha ndakubabariye kubera ko impyisi iwanyu kujya kurundarunda naho ubundi nari kukurangiza. ndatekereje kenshi kukwica ariko birananira sha. ariko ni hahandi nundega mu buyobozi ngo ngusubize imitungo nzakwicisha wumvise. njye mfite amafaranga kandi amafaranga akora byose. wowe no mu rubanza ntiwasinda wamasewe. wabyumvise wambeba we wabyumvise wateze amatwi. narabyumvise rwose. wabyumvise neza babudo. mu mafaranga miliyoni 20 wasinyiye y'impozamarira nyine wambabariye ukapfa kumaho make yo kuguhonga se. mama ntumwe n'urutoboye n'igiceri cy'ijana. urabizi ariko ko n'urupfusha ntarumuha. vana tumuka genda cyangwa nkomeze nkunige nkurangize nkute muri wese. mwanyangirije ubuzima gusa. twaramaze ubuse ndagiye ku mihanda. ubu ndagiye ubwo nturagenda. ninjye baje gutwara bayireka njye ku ishuri. urumva hari umusore uje kuntora mu modoka reka nihute ntamukerereza mama. ariko mama aka kagoryi singasangaho. humura nako wasanga simbi mukobwa wanjye. reka ndebere hano mu idirishya imodoka ije kugutwara. mbega imodoka nziza we ni umuzinga. umusore uziye muri ya modoka niho mukwiranye mukobwa we. va kuri yambaye umumotari yaje heza akagongo kuri moto. amahirwe azira rimwe koko. ndakuramutsa mariya wujine muhorana n'imana wahebuje abagore bose umugisha na yezu umwana wabyaye arasingizwa. mariya mutagatifu umubyeyi w'imana uragidusabira tw'abanyabyaha kuri buri gihe tuzapfira. amina. ubaho imana data nta mwana na roho mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. amina.
ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amina amina. Benda rero muganje mwiza, ndakumva. tugeze ku munsi wa 8 wa noveni yo gusabira umuhungu wacu ngo arongore. Harabura umunsi umwe gusa ngo tuyisoze. Rero gira icyizere muganje mwiza, ndabyiyumvamo. Bikira Mariya na Yezu bagiye kudusubiza rwose. Rwose nanjye ndabyizeye Tenaziya mugore mwiza. Rwose mbonye ibirori by'umuhungu wanjye bucura bwanjye cyubahiro. Umwana umwe rukumbi Imana igitije ubugingo. Umuhungu wanjye wahonotse bya birozi byo twari dutsembere. Naba nshaje neza. Rwose Imana nishaka isezerero umugaragu wawe mu mahoro ku mugani wa Simeoni. Nanjye nuko benda muganje mwiza. Rwose yari amaze igihe mu Buyapani, amafaranga yarayabonye, amazu yarubatse, imitungo yaraguze, yaranatwimuye adutuza ahantu heza kure ya babarozi bari baratuzengereje we. Rero narongore rwose. Ariko se koko ubu bigeze naho tumukora noveni ngo arongore? None ariko abasore b'iki gihe bapiki no kurongora koko. Umbaze nkubaze, nukuri umuhungu wacu antera ubwoba. Ahari babagome babonye batamwishe none baramurimanganyije wa. Rwose nanjye simbyumva pe. Niba yarabuze umugore se yatubwiye tukamumushakira, ariko akadukura mu isoni akaduha umukazana, natwe tukongera tukagura umuryango kugira n'abuzukuru. Ariko rero muzehe nawe ntugasetse. Ubwo ko kurabona muri iyi viziyo tugezemo wahitiramo umwana uwo bazabana rikarema. Yego mana, uwo twashima ntiyamushima nawe urabizi. Ko mbona ariyo maherezo tuzamumuhitiramo amwanjye, ariko twagerageje. Ariko urupfu rwaraduhemukiye we. Rudutware mizero, rudutware ibyishimo, cyura inyana na bisamaza. None na cyubahiro usigaye apahagaze pe. Arindagirira iyo ngiyo mu mahanga. Nakumire koko. Ugira ngo iyo tutimuka ahubwo na cyubahiro bari abagome ntibari kumwirenza. Bari kumwirenza nukuri. Yewe ndenda nunguka koko. Urupfu we ruragapfakara rupfapfane ruragapfa narwo rwumva uko bimera ku mugani wa muhanzi. Ruragapfa ruhagaze narwo ruragapfusha ruragapfakara. Ariko se koko muri iyi minsi cyubahiro ari mu Rwanda yadutunguye akaza kutwereka fiance we, byaba ari byiza nukuri. Suko se sifura wara cyaburiya niwe tu kiriya gitenge ndakizi rwose. Nicyo yashishimuye akuraho igipfuko aramvuga nakomeretse. Mubonye ntarushya ahubwo reka mvugizeho naho ubwo. Furawa erega humura ni njyewe rwose. Ni njyewe cyubahiro nyine wagiriye neza. Uramanze cyubahiro. Oya rwose hubura. None se Furawa niko ugiye hehe? Ngiye nako ndigendeye hari imbere. Hari aho mama mudogo nakoma ujano. Hari aho bagutumye? None reka nta kibazo, reka nkata imodoka mpakugeze. Sibyo se? Nakugarura mu rugo humuraho rwose sibyo? Mu modoka yawe? Mu modoka yanjye. Ngaho zenguruka ahubwo hirya winjiye mu modoka tugende tuganira, kuko rwose niwe narinje no gushaka. Imodoka niyo mujya rwose nta kibazo. Rwose naringarutse kwihora kuri bariya bagome ngo mbasabe bakumpe tuganire. Kuko mana uje kunshaka se? Cyane rwose. Ahubwo yicara aho ngaho de. Yego murakoze. Usamure n'umukandara ahubwo wambare neza. Nubwo ntari kubyibuka. Ariko rero murakoze. Ariko rero cyubahiro hari ikintu numva neza. Utumva neza? Iki kisubwo ni wowe cyubahiro w'umumotari waje gutereta Simbi hanyuma bakakumenaho amazi ukaba utwaye imodoka ubu ngubu? Waraje umumotari? Furawa ni njyewe rwose wazaniye Simbi indabo we na nyina bakazinyukanyuka. Kaho rero nizere ko amaze kwicara neza. Tugende tuganira disi we sibyo se? Mwana yanjye ngo tuganira. Tugende tuganira nyine. Kuko sinzi impamvu
numva nkwizeye wowe wigira ikibazo ahubwo warebye ko wafunze urugi neza? yego nafunze. ni byiza rero. ahubwo ndanibutse shyira icyo gishashi aho ngaho inyuma wikwicarana cyangwa ngaho gishyira inyuma aho ngaho inyuma. yego aho rwose undi wicare wisanzuye. ndisanzuye nta kibazo. ni byiza cyane. none se cyubahe wenda kumva furaha nako burya se utwara imodoka? yego ko ejo bundi waje guteta simba utwaye moto none ubu utwaye imodoka itabona nisa nk'iz'abayobozi. ni yawe ubundi se urinde cyangwa uri maneko cyubahe? niko uti maneko. reka shaho rero ushobora kuba ujijutse nk'ibi ngibyo bya maneko wabimenyeye hehe koko? niganiriraga da. reka tubireke ibyo fura nyine. ariko si ugushaka kukwinjira mu buzima si byo? ntugire ikibazo rwose. ndabizi ko abakobwa mudakunda abantu babaza imyaka. njye sinjye ntinya kuvuga imyaka yawe. nibyo? ngaho noneho mbwira niko ufite imyaka ingahe niba atari ibanga? ufite imyaka 22. uravugisha ukuri cyane. ubundi si imyaka yanjye urayishakira iki? koko nta soni. imyaka yawe nyine ndashaka kuyimenya gusa nta kindi. munsi njye uranshakira iki? urumva cyagiye nza gusura Simbi we na nyina baransuzuguye pe. baransuzuguye ariko bankuba na zero. ndabyibuka. numva ndababaye cyane ariko nanone simbyicuza kuko byatumye nkumenya. kumenyana nanjye se byakumarira iki? nijyo ukizi. nako winjijisha nsubiza icyo nakubajije. cyubahe uranshakira iki? fura reka nkubwize ukuri ufite umutima mwiza rwose. nari ngarutse kugushaka ngo gushimire kuko wanyeretse ko uri umuntu nyamuntu. urumva neza fura? ufite ubumuntu rwose muri wowe nturi umutindi. ariko dise ntaguma muri rwinshi niko ahubwo se aho bagutumye nturahagera ko mura twakomeje kugenda. furawa kuri izo ubaye iki? ubaye iki koko? mbwira. wimbaza ibibazo byinshi cyubahe. ubaye iki se? mbabarira undeke rwose ahubwo pari kumuremureka kuntera agahinda. furawa mbwira sibyo rwose kuko ubona urira birambabaje. ndeka cyubahe ntabwo nkureka. abantu bo kuri iyi si mwese muri bamwe nta n'umwe wo kwizera. kubera iki nanyu ushyizemo ubwo sinzi n'impamvu we nakwizeye nkinjira no mu modoka yawe. ariko humura nta kibi nakugira na kimwe furawa. urumva niba utanyizera basi mbwira musubize mu rugo. ngo mu rugo? oya cyubahe oya pe mu rugo byihorere. kubera iki? uko ndeba uko usinzi yongya sinshaka no gusubirayo kandi simfite ntahonge kuko mama mudogo n'umukobwa we Simbi nako bari abagome banyangirije ubuzima. baracyabwangiza banyirukanye mu rugo mu nzu yanjye nasigiwe n'ababyeyi cyubahe. utiki? baranyirukanye. ibyo se birashoboka? no ntibyumvikana rwose. ntabwo byumvikana. ntabwo nubwo myinshi wakubyumva niko. reka mparike imodoka hano ku ruhande ubundi rwose umbwire neza niko. ujya muretse mbanze parike rwose. wakwirukanye mu rugo? banyirukanye. fura mbwira neza. cyubahe rwose reka nkubwire ibyanjye byose nduhuka. oya bimbwire rwose. abagome banyangirije ubuzima. gute? kandi mvuga abagome wumve mama mutaguriya n'umukobwa we Simbi. nyine nsobanurira ntabwo urimo kubyumva neza. nubwo ndi imfubyi ariko nagakwiye kuba mbayeho neza. furawa tuza pasi sibyo? humeka
ubundi ushyitse umutima mu nda sibyo ariko ubundi cyubahiro ndakumva rwose ko ngiye kwivamo nkakubwira ibyanjye byose wowe nkuziye koko uramenya ariko abantu ushaka kungirira nabi nawe wa musore we oya cyubahiro ikingura nsohoka oya wigenda oya cyubahiro mereza ibyo bifurumba nizo mbuburizanye nigende furawa mbabarira nyizera rwose oya wigenda sori basi ni ukuri ntabwo ndi nk'abo ngabo rwose garuka ndashaka kugufasha fura oya wigenda furawa simbi rusumba amasimbi yose yo kuri karisimbi karame uri mwiza pe hano we umubiri wawe uranyerera umeze nk'uwisiga ikimuri pe ni mama y'Imana uramurika mu byakura akagorora rumuri mu matara uri kamena ariko shaho se turaseka egira uti senti kubana nawe ntarungu kabisa ubwo se nk'iyo mitoma ko numva ari amategeko yo mu muhanda ubitekereje gute we ntubwite iby'amategeko y'umuhanda uramurika uzi ko ngukoraho nkumva nakongera ahubwo uramurika kurusha amatara yo muri sitade uzi ko ndimo ndeba neza mu ndeba y'ikivu kubera wowe ariko ubundi aya mafa apfupfunyuka mu kivu yumvise igikobwa cyiza wayumvise wowe mugabo nahoraga ndota umugabo wubatse ku kivu kandi ugenda mu modoka nziza noneho uzi no gukunda ukanantetesha gira uti ufite n'amafaranga ashaka menshi ninjye warutegereje rwose ni ukuri ariko rero ndabona ufite imbeho kubera aya mafa apfupfunyuka mu kivu di wabibonye none se si karame ari furari ari n'ifunguro rigizwe n'ifi n'ibinyamafufu cyangwa ibifurumba by'amafaranga gufurika hitamo ariko mbega bahitamo agoye we hitamo umva rero nkubwiye senti wanjye mwiza mpfubika amafaranga nicaye hafi y'ikivu maze nyine numva ayo mafu nanavuvura iyo fi n'ibinyamafufu ubundi unapfubika ako gafurari si byo se ariko genda simbura ikijyabwenge koko uzi ko byose ubisemo we oya ariko ntaribi si byo rata ngewe senti mfite ibiceri ntacyo mbuze nuperereza n'inayo Rubavu uzasanga banyita senti nyir'ibiceri si byo rata byaranakuyobotse rero urabibona wamuganuriye nyir'ibiceri pepe ahubwo nyine mbere yuko ifi n'ifiriti natumijeho biza reka tubanze tujye mu buriri di tujye mu biro b'umfumbase nanjye ngo usukeho ibiceri ko bifite se ndabifite wowe nta kintu na kimwe nakwima sente hanjye ibyawe byose nabikunze akazina kawe sente ni keza ni kagufi nagakunze ugenda mu modoka nziza nakunze cyane kandi na mama buriya yarayikunze cyane none nsanze utuye no muri etaje hafi y'ikivu buriya rero uzabaze ngenda mu basore bake bamukageretse bakanagenda mu gatwikira niwumva rata mfite amafaranga nakwiyamburira n'ubundi ibyo ubirwanira none sheri wanjye senti karame nizere ko nituba tuzamuka tugiye mu cyumba cyo hejuru uza kunterura si karame tinya kuzamuka ingazi se mu nzu nzashyiremo esanse ngo esanse iyi esanse nyine esanse se ntuyize ya mashini abakire tuzamukamo tugiye mu byumba byo hejuru kubera nakunze kuba mu Buyapani nkunze kubibona ibyo byumba tuzamura ese mama wavugaga sansera iyo nyine nabivuze mu Kiyapani di kandi nari nibagiwe kutakiza ahubwo nyine turimo gutinda tugende di sheri ariko sindi burari kuko ejo rwose mfite ikizami ahubwo ubu nagakwiye kuba ndimo gusubiramo amasomo hamwe n'abandi bakansobanurira ntazatsinda yahumura ntuzatsinda wowe nkurikije uko nakubonye uri umuhanga ni mama y'Imana umva mbese ubwo bwenge nabonye ari bwinshi ku muntu umwe
mbese nyine ugomba kuwufatira ku kibaho ibyo mwarimu yanditse byose ukabiba si ngombwa gusubiramo rwose ahubwo wagakwiye kuba ubasobanurira utanize agasete nawe rwose urasetse muri kaminuza zabafatira ku kibaho gute ariko nyine twebwe twiga muri ntuza nyine muri kaminuza donke je suis kwibuka twe twafatiraga ku kibaho none se nkubeshye ariko reka tureke kwiyahuza amagambo ahubwo nyine tujye mu bikorwa ariko nyine igitase ubu cyane ugiye ni ikintu nawe kirigitwa koko kamureka nabona mbere y'uko nk'uya wese banza unsezeranye usezeranye ikise simbi mwiza nyine nsezeranya ko ari njye uzaba umugore wawe ibyo ahubwo uzabimo batanu nsezeranya ko vuba aha tuzabana ndashaka umugabo kuko ndakuze pe kandi buriya reka nkubwire ndi no mu minsi mibi mbwira nyine ntunere ndako indi batwita kugutera inda nanjye nibyo nshaka ubundi tugahita tubana umurasimi niwe mukobwa rukumbi ndangamenge n'uburangamayobuje ndetse nifuza ko tuzasangira icyanga cy'ubuzima iteka ryose kuko nakupenda sana yewe se senti nyemerera ahubwo iri joro nyigutere uyu muhanda w'ibitaka kuwunyuzamo imodoka biraruhije pe wamo imikuku myinshi rwose wihangane ndimo kugenda guca ugusafura nta kibazo cyubahiye naho ubundi rero fura wawe ndakumva rwose nta mpamvu yo kujya kuruhira muri rubanda afite ababyeyi bakunda abantu sibyo reka mbe nkujyanye mu rugo uri hamwe n'umusaza n'umukecuru mu gihe nanjye ndimo kugushakira uburyo wajya kwiga cyubahiye ndakumva iyo nabona nawe gahunda kwawe kujya kwishakira akazi ko mu rugo mu makire pe nibyo cyane undi nitwaye amazina mabi bita abakozi bo mu rugo iminsi y'ubuzima bwanjye bwose ariko byibura nk'amaguru ariko siko bakubitsemo ubwo bariya bagome fura niko wantekereje ibyawe byose numva unteye agahinda pe natunguye no kumva ko utari umukozi wo muri ruriya rugo ahubwo ko ibyo bariya bagome barimo byose ari ibyawe ewe ibyo byabaye amateka njyewe ndendushye umutindi humura amateka yaba agiye guhinduka ariko fura wawe oya humura rwose ndabikwijeje kumva ko wakorewe ubugome bw'indengakamere na bene wanyu rwose byambabaje cyane bikomeye cyubahiye ndakumva fura wawe ndumva ngiye kukugorera ubuzima pe oya ubukura gute wowe wumva utuje ntugire ikibazo rwose nibyo amateka yawe yankoze ahantu nibyo cyane rwose rero niyemeje kukurwanirira ishyaka nkakurwanaho nawe ukongera ukumva icyanga cy'ubuzima ariko se cyubahiye ndakumva rwose umurongo iwanyu koko oya nta kibazo yewe kumva ngo umuhungu wawe yahazanye muri iri joro umukobwa utari na fiyanse oya fura wa humura niko nkubwiye sibyo shira igishyika rwose nabibabwiye numva ahubwo barabyishimiye cyane pe ndakubeshyira igisi erega mu rugo ni abantu beza ndabizi rwose musaza n'umukecuru banjye mva wowe ndakubwiye ngo bawibaniye n'umukecuru n'umusaza iminsi mike sibyo mugende ndimo kugushakira ishuri nta kibazo kandi ndabona ahubwo tuhageze niko turahageze ko tuhageze vuba we cyubahiye ndumva umutima usimbutse ni ukuri oya humura yewe akureba ukuntu nambaye cyubahiye oya ibyo nta kibazo reba ukuntu usa ubuse koko mana we oya humura ariko fura wa ndakubwiye ngo wowe wigira ubwoba fura ntabwo byahora rero cyubahiye nakubwiye wowe ngo ushire igishyika mu rugo bakunda abantu rwose turavuga umukecuru n'umusaza bamenye ko tuhageze baje kudusanganira
cyubahiro umuhungu wawe twari tuhategereje karibu rwose nibyo papa karibu ukimara kutubwira ko uje kandi uzanye n'umushyitsi w'umukobwa twahise twumva tugize akanyamuneza kadasanzwe amasengesho yacu arashubijwe we ni byiza rwose nanjye ndishimye turishimye cyane furawa ngaho rero sohoka mu modoka se dusuhuza ababyeyi sibyo se nyura aho ngaho nyine hanyuma uhita ufunga n'urwo rugi muraho neza papa muraho neza muraho neza nawe mama muraho neza cyubahiro muraho neza nawe mukobwa mwiza karibu iwacu rwose papa rero nawe mama turakumva uyu mwana w'umukobwa mureba yitwa furawa ngo furaha oya ntabwo ari furaha papa nanjye nagize ngo ni yitwa furawa furawa ni icyongereza bivuga ururabo uyu rero ni wa mukobwa nababwiye nyine nzanye ngo abe ari hano ntunteye ibyo by'icyongereza sinabimenya nanjye niyo uretse gato ndareba neza cyangwa nuko ari nijoro ikibazo ni ikiheze ibise ni ibiki by'iki mama utarakomeza cyubahiro ni uyu cyangwa dutegereze undi ko nanjye n'umwe kudasubiza se yewe mbega tanazi we wica ku ruhande ahubwo mubaze uti uyu niwe fiyanse wawe abitubwire tubimenye ubwo bacecetse nibyo da oya ntibishoboka rwose ntibyashoboka ni ibiki bidashoboka ariko kuko ni ibiki bidashoboka ibyo ni ibiki murimo kuvuga mwebwe ngewe benda umuziga wa muzima mvugiraho sinjya ndenzaho umurenzaho wera ibijumba di nkumva ntabwo waba waraguguye ngo ugeze mu myaka 35 ari umukobwa uciriritse utya urindiriye ntabwo byumvikana rwose uyu mukobwa wasuherewe usa nk'indushyi umutoraguhesha nanjye ntimuzehe rwose icyo ngukundira ni uko uvugira aho udaca hirya no hino guca ku ruhande rwose cyubahiro wabwiye ababyeyi bawe ko dukundana oya nibyo bitekerereje rwose bitewe n'ibyo bashaka kumva nubwo utabitubwiye ariko turi bakuru di ubuzima bwawe ni ubwa mbere wazana umukobwa hano cyubahiro wakoze kungirira neza imana izakwitura neza wangirira ugiye no kurira se kandi uramukera kankomeze gahunda ugiye hehe kure cyubahiro oya wigenda ahubwo bereza igice yanjye aho mu modoka nigendera hana yanjye bereza yewe oya ariko yewe bari cyubahiro uragenda usubiye mu mujyi kandi ntuzongere kurishakisha ukundi oya natumuke oya furawa oya ndakura furawa wigenda ariko wamuretse akagenda iri joro ugiye he koko wamuretse akigendera oya wigenda wamuzanira iki ababyeyi beza rwose icyubahiro ikosa afite ikosa ni igihe urifite n'impamo y'imana ikosa ni oya igenderera wizanye se nakoze ikosa ryo kwihambira ngo mbeho ku isi kandi ntabikwiye uyu uzabaho ariko ntabwo ari hano uzaba nta kibazo nabyumva ariko rero murabeho bifurije amahirwe mu buzima cyane biragaragara rwose ko ari we wamwishinjije nagiye rwose ariko koko fura ako ndetse cyubahiro ariko wamuretse akigendera mureka tumuke ariko furawa natumuke furawa wigenda rwose wasigaranye n'ababyeyi nawe ufite aho kujyayo wigenda ngo kwiyahura niyiyahura azaba ari inkunguzi umurambo we bazawukubitse ubundi zamuzana kumujyana hehe murabona ibyo mukoze koko dukoze ibikizi ntabyo tumwumvamo rwose kandi wa mwana uri ubu noneho ndabyemeye barakuroze cyubahi barakurangije niko cyubahi koko umusore waminuje mu Buyapani umusore ufite amafaranga wagarutse mu Rwanda ureba abakobwa bose bari muri iki gihugu ubona iriya ndushyi bigaragara no ku mubiri ko ariyo yakubera umugore twagira ngo uri impumyi nta soni koko murakoze niko mbabwiye ndabashimiye murakoze kuko tukubwije ukuri mugeze aho nta kindi gishaka kumva areko yes ndababwiye ngo reka mukurikira weke ariko banze baranakuroze ko ugiye he ngo turajyaye garuka tuganire tewe uratwara nk'umusazira ndebera nawe cyubahiro garuka ariko se koko nta no kurara mwana wa uriya kariya gakobwa si akarozi be ntabwo ari muzima rwose pe buriya si ko kandogeye umwana njye ntabwo mbyumva
waaa mbega gutwara imodoka ya otomatike ukuntu biryoha we senti wanjye wakoze kuma umunyenga ngo ngutware rega nta kintu na kimwe nakwimasiye nushaka gutwarira n'umwijana imodoka nayibonye urayizi rwose umva ndashaka guparika ku ishuri muri kaminuza rwagati abanyeshuri rwose twigana babone ko nsigaye nkundana n'umusore w'umukire bigenze bite sheri mana we imodoka ituzimiye hose mana we ongera watse ongera watse kangerageze uzi kuzimiye mu muhanda rwagati mana we nizere ko yongera kwaka tugakomeza igerageza turebe mana kwitaka se sheri iranze se ndumva inaniye pe reka nze nanjye ngerageze reka mvemo uhite wicara hano wowe usohoka ikibazo yampaye sheri uzi ko yanze neza se reka mpamagare gafirita ze igerageza arebe niba uzi iby'imodoka twari tugeze n'amahirwe tugeze hafi y'ikibuga yigishirizamo imodoka aka ni akabazo toto karakemuka ariko sheri oya humura oya humura sheri aka ni akabazo toto gafirita ndamwizeye ahubwo se umva gafirita we imodoka ya bosi tuzimiyeho mu muhanda rwagati ibyo birimo byose niba ufite n'umunyeshuri mureke uzureba ikibazo ifite ngo turihe umva gafiri turi hano urabona rya korosi riri hafi y'ikibuga yigishirizamo imodoka aho niho turi aho ngo agiye kuza sheri mana we birabibyoya pe oya humura sheri hangane gafirita araje turebera ikibazo yagize wowe ihangane kuze ko arimo gutinda we doraraje yewe oya parika aho ngaho gafiri parika aho ngaho reka sha parike neza batanyandikira yewe ngwino ndebe ikibazo imodoka igize gitumye izimira mu muhanda rwagati rwose reka nze ndebe mwarimu wanjye wanyigishije neza imodoka ukabesha perimi amakuru komera umwana wo mu bakire nawe se reka mbanze gusuhuze neza sha reka ntacyo ntazakugezaho nagufuje n'umusore w'umukire komera sha narishimye pe akose mpobera muve muri ayo ngayo tubanze turi ko tuva aha sheri urujya mu modoka rwose ibi turabyita iri zuba ritanakwica senti sheri urafushye se umeze neza yicara harate izuba ritakwica twebwe ibyacu byihare oya reba ikibazo imodoka igize gafiri sehine we moteri moteri uzi ko moteri yatangiye gucumba mani gucumba yenda gushya mani ngaho ngo gushya ahubwo ubanza yanahisha oya yewe data we na batiri nawe ubanza ufite ikibazo na batiri reka nzana amazi muri iriya modoka yanjye dusike muri moteri byakomeye mani byakomeye ni ukuri yazanye rwose ugegenze gute si wowe ugumire mu modoka erega nta kibazo rwose yewe data we niko mva umubwire iyi moteri ikigaragara yagonze pe yagonze ukamuvuba yewe turebe kwizima umva ariko se warutse gushyuha kandi mwana miliyoni 8 zirirenze iyi moteri y'imodoka irahenze irahenze mwana umunaki ayiwe moteri yangiritse neza yangiritse bana yanjye we bose aranyishe sene ndapfuye nakanjye umunsi umva wamurezi
uza gutyo nta mubosi ubwanuka. harya ni bosi wagiye kuri sente ibyo bya sente uri kubigazana gute? yewe simbazi ko uri ari kumwe na bosi. yewe bosi nibagiye ko nabaye bosi we. none se nkora iki Gafiri? nkora iki ko bosi ndamubwira ngo iki? ndamubwira ngo mva mubwire byabaye ntacyo bikoraho. numvise mu gihe uriya mukobwa kiranga tuza wowe witware nk'abakire nkwereke ubundi ukuntu dukora umutisha. uyu mukobwa ni wo mu bakire, reka tumusabe ibifaranga tugure moteri nshyashya. musaba amafaranga wanjije we. musaba amafaranga. ko kinguye sheri cyagenze gute? imodoka irakira ukomeze ungeze ku ishuri cyangwa ndabona izimye. sheri nta byadanje, ariko nyine urebye n'akimodoka twayigongesheje moteri pe. moteri yangiritse. ntumbwire ko n'iyo watumye igonga sheri, ntumbwire ko si wowe da. gusa wasanga ari nawe, ariko nta byadanje. amafaranga kuri njye sinakubwiye ko ari ikitabuze, ni nk'inda ku mutindi. yewe mfite amafaranga menshi rwose, nanatekesha ibishyimbo bigashya ntunzi. ariko nyine kubera ko konti ariko si sente ibyo avuga ni nibyo rwose. ahubwo buriya nubwo avuze ngo yatekesha ibishyimbo bigashya, yanayatekesha n'ibuye rigashya. ijya afite amafaranga. uyu ni bosi. uyu nguyu njya mukiriraho. gusa nyine ahubwo usanze nyine aribyo turimo tuganiraho by'amadolari nyine. usanze turimo gutumizaho moteri nshyashya, ariko nyine kubera ko we konti ye iri mu madolari byari ukuntu. oya vuga ngo mu mayapani. amadolari ese nshiritse kuri urwo rwego. harya amayapani ntabwo ari amadolari. isheri konti yanjye iba mu mayapani gusa. kandi noneho amafaranga nyafite no muri banki yo mu Buyapani. kandi nyine y'amanyarwanda yanshiranye rwose. urumva mu mayapani byagorana kuyishyura, ntabwo mu Rwanda ego ko wakwishyura mu mayapani bigakunda. ibyo byose se urumva mukavuga mukansobanurira murashaka nyine no kuvunja amayapani biragorana rwose. hari ukuntu atavunjika, simbizi sinzi ukuntu bigenza. twagendanye kenshi kandi anavunjishije yihuse banamuhenda, bari abantu barahenda kubi. ikintu yari ari gushaka kuvuga nari mugireho inama, udutijeho amafaranga ubu nyine aze kuvunjisha yitonze ntibanamuhende. bosi wawe nyine urumva bosi nyine ntibamuhende, ntabwo wakwifuza ko bamuhenda. kandi rwose miliyoni 7 ntabwo mwasibura. yego rwose byagoranye kandi rwose ikibazo vurema trouver l'argent kuantuka. pardon miliyoni 7 ku rwose barya mu mico bakaritasi. nawe gitangira witware nk'umukire. nibyo mwari mwatinye kuvuga. twatinye kubivuga se. maze ndishimye. urishimye? ndishimye pe. ushimishijwe n'iki? cyonyine kumva ko umukire nka sente sheri wanjye yakenera ubufasha bw'amafaranga buvuye iwanjye, ni by'agaciro pe. si ukuntu abandi basore bihagararaho ngo ntibaguze abakobwa bakundana. ntabwo hari rwose biroroshye. umva njyewe sindi murabo rwose, njye ndi umukire utije na sente. kandi banze ko nakundanye n'umukobwa w'umukire. sente nta turamuzi twese. sheri ahubwo ndabona turi hafi ya banki, reka njye kuri banki nyakuzanire rwose bashyiremo iyo moteri. uyikoze ngere kuri kaminuza ngo utwaye. nizere gusa ko bidatinda. ntabwo byatinda. harya nkuzanira ngahe sheri? uyo ushatse wazana miliyoni 7 izo zaba zibaye. moto niko reba ariko muri iki kirahure cy'imodoka mbere y'uko winjira. umva urifura wa pe ururabo rwose. izina ry'iryo muntu mbega ubwiza. hano we byandenze ni ukuri cyubahiro. yongera wireye ahubwo ukuntu nahindutse icyuki. bivugwa se. kwireba nkiyoberwa neza. iri kuri mwiza nuko ari bariya bagome nyine bari baraguhemukiye bakagufata nabi ugahindana. wibanyibutsa w'akanyago.
dore de ukuntu imisatsi yanjye bayikoze wabibonye neza we ko irasa neza cyane rwose burya mfite umusatsi ureshya utya ntabwo wari ubizi najyaga ntunga amakara simenye neza neza ko uba wugize mwiza wareshya none dore inzara itegereze ngize udutoki twiza wabaye mushya hose uzi ko wagira ngo ndi umugeni ugiye mu bukwe we kandi ese binaberukaga kera papa na mama bakiriho no furawa wirira ntabwo byabura shakira sigaho rwose basi reka ngo ukingurire imodoka tube twicaye imbere hatagira ubu urimo kurira sibyo ngaho cariya winjire murakoze rwose ntacyohe ni ukuri uburyo urimo kunyitaho byandenze mbere y'uko nkwijyanira iwanjye rubavu akaba ariho wibera reka tubanze tuganire gato mu modoka si byo se fura ntabwo ibiganiro nk'ivugo kandi ngo nizo zikunda inkuru ugasuzuzanye mbega shaka urukundo wankunze reka nawe uzi kuganira si byo none se ndakubeshya ugira ngo ni ukuri pe urabizi rwose niko ubundi ubu kuki kare kose ntahise ntekereza kukujyana iwanjye ahubwo nkakujyana kwa mama na papa no kunjyana iwanyu ntabwo cyari igitekerezo kibi cyubahiye buriya rero nababajwe cyane n'ukuntu nakugejeje mu rugo mama na papa bakagutesha agaciro umva barambabaje cyane ubyumva ariko rero cyubahiye birakarira ababyeyi bawe bakubarakarira rwose ibyo bakubwiraga ni nabyo gute se amakosa ni ayanjye kuba byonyine ntaramenye urwego rwanjye nkemera tukajyana narahemutse buriya ahubwo ninjye wakoze ikosa nkujyana mu rugo uko twagahuriye mu muhanda iyo mbanza nkakunyuza mu maduka acuruza imyenda bakakwambika nka gutya nuko wambaye urumva nkakunyuza no muri salo bakagusokoza bakanagusiga nyine bakakwatsa umva ndakubwira ngo mu rugo ntabwo bari kukubona nabi umbabarire narabaguteje pe barabanteje nyine rwose umbabarire nanjye niyo mpamvu ngusabye imbabazi humura nta kosa ufite cyose rero furawa ntakubeshye urumva nako muri iyi minsi tumaranye tugendana tuganira byose nabashije kugucengera wese ndakumenya maze ndushaho nako byamviriyemo ko nayo ubwo wacyubaye byakuviriyemo iki ubaye iki humura yewe ntabwo byamviriyemo ibintu bibi ahubwo nyine byamviriyemo kugukunda sikoro nkahamuye we niyo mpamvu nakubwira ko atari bibi nyine furawa ndagukunda kandi gukunda urukundo rumwe rudasanzwe rwose buriya unkundiye nawe ukankunda wambera mama w'abana banjye ngo cyubahiyo atinyuze ugakunda umuyaya urambeshye ukankunda bigezeho niba iki urambabaje mva ndakubwiye ngo nsaba imbabazi ziki se uritutse kandi kwituka ni ukuntuka niko bimeze rwose wowe ndakubwiye ngo ntabwo uri umuyaya ahubwo wararenganye wasahuwe imitungo yawe uhindurwa umucakara ukoreshwa uburetwa na nyoko wanyu n'umukobwa wagakwiye kuba mukuru wawe yewe ngaha mbabarira cyubahiyo ndakubabariye si mbabarira cyane rwose akaze cyane mbega ibisazi byigeze kandi nanjye nyine mbwira ndeke kwijijisha bimwe by'abakobwa mbwira nyine mbwira iri kuri cyubahiyo karame tukirebana bwa mbere yego nyine cyagiye ndimo kukupfuka wakomeretse ndabyibuka cyane rwose ni ukuri mu maso hacu haturitsemo ibishashi by'urukundo ngo ibishashi ntabyo wabonye nibyo se koko ni ukuri da twararebanye cyane twegeranye impanga hafi kuguhuza ni uko nyine ba bagome baturogoye
oya wegera isoni ndakubwiye ngo uko wiyumvise nyine nanjye icyo gihe niko niyumvise pe buriya nkubwiza ukuri cya gihe utana muri igitenge cyawe ukamvuga twararebanye numva ikibatsi cy'urukundo kinyuze mu mubiri we urumva maze numva jeshe urumeza urumva ndakubwiza ukuri pe ubanza ntanakubeshyaga cyubahiro wambeshyaga ndumva nakubeshya oya se kandi reka ndabona duhize tubigira ubukwe si bitwaye iki kandi rwose urwego uriho n'urwego ndiho birahabanye cyane cyubahiro oya urwego ruhe ariko oya nta rwego umva se mbasi mubwire ibyo wankoreye birahagije aho rero nsiga hano pe usige hano ubwo hajemo iby'urukundo ntabwo mujyanye nawe iwawe mva kandi mbe mfura ndeke gukomeza kugutera igihe no kukugohera ubuzima rwose ndabizi neza ko tutaberanye ariko se kandi se ubaye iki furawa ubaye iki ndakubaza cyubahiro oya ndakubaza kuko ntitukijyanye se ngiye kubera iki ntitukijyanye kubera iki ntituberanye se guta ahubwo ibyo uri mu mba ibyo bibazo wibaza ninde wabikubwiye basi oya nako ikibazo ndimo kugikemura mu buryo butari bwo nyine bitekereze neza reka ndeke ubwoba ndeke ubutesi ndeke n'imishinyiko njye guhangana ujye guhangana nande njye guhangana na bariya bagome ngiye kurega bariya bavuna muheto banyaze ibyanjye byose nibashaka bazanyice cyubahiro oya ngomba guhangana nabo furawa ndakubwiye ngo tuza ibyo nabyo nzabigufashamo rwose ubona ubutabera oya winshuka cyubahiro ntabwo ari ukugushuka ahubwo nari nibagiwe cyubahiro wibagiwe iki umva no gukundana nawe kandi ababyeyi bawe batazankunda nabyo ndabiretse bizantera agahinda rwose mbabarira tubireke kandi nawe ndabizi bizakubabaza ariko se furawa uragira ngo nkureke ujye hehe koko ese basi uba ufite aho ujya ufite aho kujya koko wumva wakwishora mu manza gutyo gusa nta n'ahantu ho kuba nta n'amafaranga ntaki nawe urashaka kumfatirana urashaka kumfatirana cyubahiro ntabwo ariko mvuze ariko si ubundi cyubahiro uragira ngo ngire furawa ndakubwiye ngo hora tuza wowe niba gukundana nanjye wumva bikuvuna basi nyemerera ngo ufate nka mushiki wanjye sibyo furawa nyemerera wibere mushiki wanjye ariko nkomeze nkugire nkomeze nkubone hafi yanjye mbabarira sibyo furawa wanjye sehene rero reka twumvikane ndakumva rwose iyi modoka nibarangiza kuyikora usubiza imodoka yacyubahiro mu rugo rwose uyisubizeyo nkaho tuvugiye ahangaha rwose mbega siteresi nishoyemo we mani mbabarire gafiri nyihanganira rwose kuko nanjye sinoroye oya ukire vuba ese kuko miliyoni 7 za simbi zizava iwacu ntacyo bigirira ndetse na bene wacu twese twiteranyije tukisakasaka nta na miliyoni 5 twakwisanga ubu koko mbareke ibyo wamurezi we umunyamugi icyaro gine imyaka umaze n'ahangaha kuko icyaro ntikirakugabanukamo umva wagize amahirwe simbi shaho umwana wo mu bakira arakwizera haguha amafaranga ugura moteri murasimbuza iyo mwagongesheje none uracyarimo kurira uri iki none se gafirita ko twakoranye nzi uzini wacu urumva simbi nzamwishyura iki umwishyura kandi uri igicucu ariko umwishyura iki wamurezi we uramwishyura icyo udafite se yambasha twagize amahirwe yabonye gukora imodoka biratinda arigendera none nawe ngo ubura twabonye uburyo tuzamuka kubitera mu mufuka wa murezi we nyine yahise ajya ku ishuri yari afite ikizami uva nyine mubwira icyo ukora nkuri iki se wowe imodoka igiye kurangira umva igiye gukira noneho nibarangize kuyikora bayiduhe urumva mbwira ariko ndakumva numve nk'ihene mva neza none imodoka niba ndi sehene ndi ihene mva buretse gato imodoka nibayiduha wowe urahita ugenda uyiparike kwa bosi
ubundi umuhamagara umubwire ko wabonye akandi kazi. ngo ntoroke gafiri toroka vanira bava musenzi ujya i Kigali wa murezi we ngaho werega byakomeye noneho wowe ikintu nugera i Kigali ikintu uzahita ukora uzahita uhindura na nimero ya telefone uburyo nyine Simba azagushakisha akaguhigira muri Rubavu yose akakubura. ariko iyo nama ariyo we niyo wajye ajyo bikina jimenye ubwenge sha wariko uri kubura ubwenge wowe nicyo kibazo cyawe. ubundi rero reka ubwire ubu wagira inshuti yagira wowe ndakaze rega inama niyo gafiri hanyuma se ko wize ko ari wowe wamumayemo pase komani ubwo muzakiranuka amva se yukunda nubwo birumvikana tuzaserera nanjye ariko reka nkwereke kinacyo yazambaze kuko kinakiwe nariye mwajyanye muri hoteli nge nta hantu twigeze tujyanye reka muzi nk'umukobwa mwiza ntakenze gusa nyine byo nazanyirenza nawe yagira n'amahane kubi hanze ariyo mpamvu atagira umugabo nyine azakwirenza none ariko urabizi nimbona byakomeye nanjye nzatoroka njye gushaka akazi ahandi ubundi hano Rubavu niho bigisha gutwara imodoka wonyine wasanga ari nabo bahenda gusa azajya n'ahandi shaka yashakira ahandi nongere mbisubire muri inshuti nziza pe ntacyo nakunganya mu munywanyi ubu ngubu nzakwitura uzagiye turigize sha ufite iki yewe kunyibutsa ko ndi umukene se umusenzi ujya no gusohokana umukobwa ukambara imyenda ya bose ajya arabona se ariko rero hano mu gatore kwihagararaho twakoze amafuti yakoze nyine ko abantu b'abagabo nubwo tutagira abagore ubu tugiye guhunga tugiye twirirwa tubwira kandi hano Rubavu twari tumaze gufatisha yewe umunyabyahiruka nta kimwirukaho ko byari bimaze iminsi binyemera umva reka nkubwire gafiri nzongere nyine imikino yo kwiyemera seni ngaho naragiye nita senti kandi niyita umunyamafaranga imyenda ya bosi ndambara imodoka ndatwara ntiwarore ndagenda nihunga ivumbi nicara ku meza nditereka wicayeho noneho unaterekaho n'amaguru n'ibirenge byose n'inkweto zambaye gira utamajanja uti yarangiye sha imodoka yarangiye umva tubwize reka aza yishyura babonye irakize umva reka mpite nyijyana mu rugo umva gahunda n'iriya umva reka nyijyana hato bose ataga yewe nakomereze iyo kontaki akire genda tore nzaba numva ibyawe ahubwo se ndagusiga uyu mwereza dore waryayo n'urufunguzo rwanjye sha imfunguzo nyabagize zamo inzugi z'imbaho gato nubwo ari iz'ingufuri ntizimfungurira gato amureze hariyo niho iwanjye twahageze rwose reka ahubwo dusohoke mu modoka ubundi nkwereke inzu yawe uzabamo si byo gashiki kanjye nkunda nukuri mbereye musaza wanjye ntigeze cyubahe ni mama pe akoze ko urukundo nkunda rurenze urwo nikunda we ngaho urakabije rwose mpamvu sinkubeshye uyu urakabije fura reka nkubwire ntacyo ntazakora ngo ngushimishe mu byiza byose Imana yampaye nibyo ndabikubwiye pe ahubwo ahubwo reka tuve mu modoka hanyuma se tuzamuke twicare ku rubaraza rwo hejuru hariya tube twumva amafi aturuka mu kivu si byo se ntacyo bitwaye gasohoka tugende buriya n'iyi nzu ni wowe nayubakiye yego kubera umusore akize akiri muto wabashije kwiyubakira inzu igeretse ikiri muto gutya koko akantu kabya kubera umunyamahirwe wa musore we kandi gute se iyo urongora simbi koko wari kubiziza iki buriya rero reka nkubwire buriya ngewe Imana irankunda ntabwo yari kumpa simbi ririya abandi rwose ndaguhakana ubwo ndabona hari haparitse indi modoka iriya nayo ni iyawe furawa gira uti ni iyacu nanjye ndimo urimo nyine
urabyumva nyine ni iya cyubahiro na mushiki we furawa dusigira amagambo meza nibyo ni umuhimana urakoze cyane ucyubahiro tuvugishije ukuri kunshiki njyewe nguca iki wowe wemeye ko mbi wawe nka mushiki wawe wemera kunyishyurira kaminuza nkiga kandi byose nta kiguzi ubwo njye nzakwitura iki fura wikwibaza ibyo bibazo byose njyewe cyubahiro ndashaka byonyine ngugirireho umugisha urumva wowe nyine niwumva utagifite impungenge wumva waratuje uzankunde kandi rwose uzankure ntakunyishisha maze tubane nako umbabarire kuba ako kantu gatambitsemo ntabwo nongera rwose umuruba amahane ntayaretse nibyo yashize pe ntacyo mutwara rwose kuko yakizaniye reka nkubwire rero fura humura rwose ushira igishyika sinshaka kugufatirana pe nk'uko nabyemeye ntitubana mu nzu imwe mu rwego rwo kukumara impungenge si byo dore iriya nzu iriya dore ureba urimo urayireba iriya iri mu gikari nyine niyo ugiye kubamo ndanze kubera iki se ndabyanze none se ubyangiye iki kandi se wisubiyeho ntiwemera ko tubana hano mu nzu zitandukanye mbwira fura ko ugaruye cya gitekerezo cyo gusubira mu mihanda cyubahiro nyine turararana oya se kandi urabyishe ukuri igira hino birashaka komeza karoti rwose niba ari ibyo tanguje shawe tanguje ntabwo mbe ukuntu wishima nawe nishima se umva ndeka mvuze ukuri iyi nkuru inyuze umutima wanjye pe ubyumve rwose ndakumva furawa ningira yose nasanze nkunda bihebuje rero umutima wanjye warawucengeye ugira ubuce neza neza nibyo se ni mpamvu sinkubeshye rero nta mbaraga numva mfite zikwiyaka gukunda nimba ari icyaha ndagikoze nta kundi furawa karame ndakubwiye ngo si icyaha ukoze urumva ereka buriya nkikubona nahise niyumvamo ko ari wowe imana yandemeye furawa mwiza ni ukuri pe ariko niko twagumye mu byacu undi ahantu ko hacecetse cyane nk'aho hatarimo umuntu ura hano si wabana n'andi hano haba umukozi wanjye yitwa sehene uti ngo sehene niko yitwa ariko mbega izina risekeye umura niko yitwa ntuzanatinge kuri muhamagara rwose uravugisha ukuri niko yitwa pe yitwa sehene ariko se ubundi ko mbere yumviraga ijwi ry'imodoka kure akaza kunsanganira we bintu ni amahorora fura sinzi pe muri iyi minsi maze ntagera mu rugo ubu nta kintu kibi cyabaye hano buriya nta kibi usanga yasinziriye usinzira aya saa 2 yaba yaryamye ntabwo ndimo kubyumva neza uzi ko kubera ibyishimo nashyize hano neza ibintu byose nkabyibagirwa ntibigize ntacyo ariko reka mbanze mu telefone azadufashe gukura n'ibintu mu modoka tuzanye tumva nimero idacamo bana yanjye akazuga yasinziriye akakuraho na telefone ze ntabwo bishoboka bitoroshye ntabwo bishoboka rwose ariko urabizi furawa reka nyine mfungure njye kumureba mu cyumba cye ewe genda urebe wabona ndaje rwose ndetse wa musore aha abantu bose agaciro amuraza mu nzu yari umukozi ngewe mu gihe abakorani bandazaga mu gikoni nta n'uburiri nkajya ndara ku mifuka y'amakara yewe cyubahe ndakumva furawa mwiza dore urwandiko
dore urwandiko munsi y'urugi. Yego ko mana. ni urw'iki se ruravuga iki? Yego ko simbizi ngwino rusa ahubwo dore n'urufunguzo we. Akira ngwino rufata usome. Birashoboka se? Niko urwandiko n'urufunguzo? Akira. Bandebe. Soma ntabyo nasoma ngende ibindebe. Se bisobanura ikira? Reka nsome numve. Ndabona ari sehene wanyandikiye. Bataragiye kwiyahura. Aya. Ngo yansezeye. Ngahore. Ngo yiboneye akandi kazi keza i Kigali. Kugira ngo ujye umunyagwara. Kuko yatinyutse aragenda kuko asiga urugo rwonyine. Mbega. Koze kuko umukozi wizera kuko yagiye atecyubahira. Tanjwe yandumiwe koko nanjye. Ariko se umwuka byara ubu kuko yajyanywe n'iki koko? Ko nta kibazo twari dufitanye. Nibura ko atigeze nasaba ngo mwongeze nibura ngo nanjye kumwongeza. Ariko buriya ntiyagiye nyibye. Umva. Reka umva fura. Reka ndebe mu nzu hose kari amahoro. Tanaziya we. Benda muganje mwiza kunkanguye bwakeye se tujye mu misa ya mbere. Nyina amasaha yo kujya mu misa ya mbere aragize. Ariko nyine iri joro bose nabuze ibitotsi. Ngo wabuze ibitotsi niyo mpamvu sunkanguye. Kuki se wabuze ibitotsi byatewe n'iki? Tanaziya rero nk'abakristo barebye tutarimo gutunganya neza kandi dukwiye kubitunganya vuba rwose. Urashaka kuvuga iki muganje mwiza? Maze iminsi ntekereza ku byo twakoreye uriya mwana w'umukobwa umuhungu wacu yaje kutwereka nsanga twarakosheje. Twarakosheje rwose. Yewe nanjye nuko nari narabuze aho nahera mbikubwira nukuri twarakosheje kamve mwiroro rwose tubiganireho. Ahubwo se nawe warabitekereje? Natekereje kenshi kugusaba ngo tuzajye gusaba umuhungu wacu imbabazi hamwe n'uriya mukobwa, ariko nkabona wowe ukinangiye umutima nkabura aho nabihera pe. Rwose nkurikije ukuntu Cyubahiro yagiye burundu akaba atarongeye kutuvugisha twaramubabaje pe, kandi umuhungu wacu usanzwe rwose ntajya arakara kariya akageni. Ahubwo nge narinze ko n'inyama y'umubabaro atayigira. Ikigaragara uriya mwana w'umukobwa niba ataramuroze aramukunda pe, umukobwa rutisha ababyeyi beti. Yaramuroze bagakundana se bakanumvikana ubundi byaba bitwaye. Ntacyo rwose. Uruza baroga bose baroga abantu uburozi bwo gukundana ntibaruge bica nk'ababanyagwa twari duturanye mbere. Uhibagarura bo gatsindwa. Yose ahinuka paradizo dukesha uburozi. Ariko urasetsa muganje mwiza tukajya twirahira uburozi bw'urukundo. Byaba bitwaye iki se? Uburozi buroga urukundo bwaba ari butagatifu da. Tanaziya rwose. Ndakumva rwose. Ubugabo butisubira bubyara ububwa. Reka duhamagara umuhungu wacu tumusabe imbabazi. Ndabona ari byo bikwiye rwose. Yego rwose. Ahubwo tumubaze niba ari we. Naherutse ambwira ko bari Rubavu ariyo twasiba misa tukajya kumusura rwose. Icyo ni igitekerezo cyiza rwose. Nukuri. Kujya gusenga tukiboshye imitima yacu niba ari abana rwose ntacyo byaba bimaze. Ariko ababyeyi turanakabya benda. Nukuri. Dutese. Turi banengeza itirora rwose. Wowe se ntiwandongoye ntoranyije mu baja biwanyu. Byatubujije gutunga tugatunganirwa se. Ndabyibuka rwose. Nanjye mu rugo ntibabyumvaga. Ntago babyumvaga. Urukundo nyarukundo ruruta ibintu. Niba bakundana rero koko by'ukuri reka tubashyigikire tureke kubatanya di. Dore abana badushizeho muganje mwiza. Umwana wacu umwe rukumbi dusigaranye reka tureke kumutera agahinda rwose. Reka n'ubundi ngo umukunzi aruta umutunzi. Nukuri. Yego rwose ahubwo nyine reka mpamagara umuhungu wanjye mubaze uko yaboneka ubundi tujye kumusura. Yego rwose. Niyo gahunda. Mama sinzi ikibazo yagize cyangwa hari akaba ari mu mahanga kuko telefone imaze iminsi itariho. Mu mahanga Mama ibyambayeho bimaze kundenga rwose unkoze icyo ushaka nushaka unyicira. Ibi mwana wanjye we
ntabwo wabinkora koko ntiwabinkora ndumiwe gusa kuko wafashe amafaranga angana kuriya amafaranga yonyine twari dusigaranye uyawe ngo umutekamutwe. mama mbabarira rwose nizeye senti cyane kuko ni umukire ariko rwose ntabwo yamemukira mama. ubwo ibyo gukoze ni ibiki icyo adafata telefone umwasama gusa wikwirirwa wigora umuhamagara yarakwemeje nyine. mama ntabwo yabinkora ntabwo bishoboka. hano ntibakina di wasanga ubwo yaraniyambukiye indangare gusa beka kubyara nabi we. mama njye ndumva hari ikintu kibi cyamubayeho pe ntabwo senti yamemukira rwose ni umukire sinamubonagaho umuhemu rwose. umvijije abahemu se bareba gute bagira isura yabo se wajijiwe wakigoryiwe ni gute watinyutse kujya kuri konti ugakuraho miliyoni 7 zose ukazikukumba ukajya kuziwa mutekamutwe utambwiye mbega we. sinshaka kwiyumvisha ko ari umutekamutwe mama we ntabwo bishoboka ntabwo ari umutekamutwe. nabonye amafaranga ngiye kuyamara nyarya nayanywera niko gufata miliyoni 7 nzishyira kuri konti yawe ngo zizatugoboke wenda tugere n'agashinga dukoramo kubera ko wowe nari nizeye yuko hari ukuntu utarekura none niba mwasama igishwi cy'ikijibwe simwe urabinkoze gusa ntakindi bimbayeho bakantuburira n'ifurawo waba yarandogesheje rwose akorogesha iki wanjejewe amahirwe aza rimwe mu buzima mukuru wanjye n'umugabo we bapfa niyo mahirwe yonyine twari twagize mu buzima amahirwe yacu yo gukira ubu arayoyotse mama winyitakana nawe uriya musore wari wamukunze waramushimiye ngo ni umukire rero nawe yaba ari wowe muri kumwe iyo modoka yigiye yapfaga ni ukuri wari kumwizera ukamutiza ayo mafaranga rwose rwose nawe wari kuyamuha mama winerera nyamuha ikiwanjijiwe umukire utira umukobwa bakundana amafaranga abaho uwo ni mukire nyabaki nkubabarira ikiwanjijiwe bwenge buke we harya ngo wasibye n'ikizamini wagiye kuraza yongerwa mugabo iyi modoka yamupfiriye wanjyanye ku ishuri siba aho ngaho usubije mu mihanda gutega nta kundi mbega koko ubu ngiye kongera kuba akarago k'abagabo ako mama ngewe uko mbyumva ntabwo senti yanyanga ntabwo bishoboka rwose njye ndumva ahubwo yagize ibibazo cyangwa wenda akaba ari mu mahanga dore ko akunda kujya no mu buyapani reka nkomeze negereze wenda azampamagara mbwira ibyamubaye rega mama tegereza aturanye na hebadi nshobora kuba nanamutwitiye ngo uvuze ngo iki si ngo ugize ute ibyo numvise nibyo cyangwa ntuviranye uti iki gicucu dasane umva ndakwageza n'urundi wakikoriwe ngwino tugende ngwino njye kugupimisha menye niba neza niba utwite ngwino tujya kureba ibyo ubwiye koko nduviranye cyangwa ari ukuri mana yanjye we urumva ntabwo mbizi neza kuko urebye nyine ntabwirizi twakoresheje kandi narindi mu minsi simbe wakigoryiwe yewe mbega ngo ndabyara nabi we naherekeje abandi gira vuba witegure fata imyenda yawe yose n'utwawe twose gira vuba aho mbivugiye ahangaha ugiye kunyirukana nk'uko twirukanye fulawa ndavuze ngo fata utwawe twose urumva gira vuba yewe gira vuba twitabisha amaguru nkwijyanire ngwino tujyane unyereka aho iyo ngirwamusore ituye twibonanire jyewe twibonanire umva irakurongora ye irakurongora nisanga n'igipangu gifunze tururira igipangu tugwamo imbere kandi ntuhava. babyeyi rero turakumva rwose inkuru y'urukundo rwanjye n'uyu furawa mwabyumvise ko itangaje twabyumvise rwose nk'uko nabibabwiye uyu furawa si umukozi wo mu rugo
ahubwo mureke mbaho amakuru yuzuye tuguteze yombi. uyu furawa ni umwana wavukiye mu muryango ari uy'umwe rukumbi mbese yavutse ari ikinege nyuma aza kugira ibyago abura ababyeyi maze bene bo baramusonga koko mbese ni n'imfubyi disi niyihangane ariko imana yakwihurije n'umukobwa uzi ubuzima bambe uyu niwe uzubaka rwose cyane rwose umuhungu wanjye maze uzamubere byose rwose uzamubere icyarimwe umugabo n'ababyeyi adafite kandi natwe rero humura turahari tuzakubera ababyeyi mu kazana wacu murakoze cyane babyeyi rwose babyeyi nararahiye ko ntazababaza furawa oya ntibikabe kuko yanyuze muri byinshi byamushegeshe rero sinari kumutera agahinda mwanga ngo nuko mwe mutamwishimiye twarahubutse bana bacu uyu mukobwa ni uwo mutima rwose erega niyo mpamvu twaje kubasura ngo tubasabe imbabazi kandi tunabahumurize rwose akanya tumaze hano tuganira nawe narebye ko uyu mukobwa yitwara ndeba ikinyabupfura cye ndeba ukuntu akora ibintu bye byose yitonze n'ubushishozi bwinshi nsanga ari umwari ubereye u Rwanda kandi ubereye cyubahiro mama ni ukuri rwose reka nkubwize ukuri ubwiza bw'imbere bwa furawa burahambaye cyane ni ukuri pe cyubahiro umuhungu wacu rero ndakumva cyagiye ubanza ari uko twamubonye ari nijoro nibyo twatunguwe neza twagize ngo rwose ahubwo warahinduye oya ntabwo namuhinduye ni furawa rwose cyokora ndababaye cyane mbabajwe n'abo bagome bamukoreye ibya mfura mbi koko nyina wabo n'umukobwa we nibo bamucuze bufuni na buhoro gutyo kumva rero umuhungu wanjye nkubwire ndakumva uzi guhitamo rwose ntacyo namunenga yahisemo neza rwose maze rero urabizi turabakirisitu rwose muzagire vuba mugarukire imana nibyo rwose maze muhane isezerano imbere y'imana mbona twihera inzoga twinywere muraberanye rwose muraberanye babyeyi muhumure rwose ibyo biri vuba pe murakoze cyane babyeyi biri vuba rwose ahubwo se ntiwagira ngo muri impanga ni ukuri birandenze mana koko ngushimire murakoze kunyakira mu muryango w'ababyeyi beza humura rwose mwana wacu murakoze no kuduha umugisha wa kibyeyi nabakunze cyane muri ababyeyi beza wahumura disararize ihorere mu kazana wanjye mwiza nanjye nagukunze kandi nzagukunda ngo uteteshe cyane rwose babyeyi ndababwiye ngo narire rwose ntacyo bitwaye niko bigendeye nishimye amarira mubona atemba ni amarira y'ibyishimo ese mama ubundi rero wumva ababyeyi ndababwiye ngo tugiye gutegura ubukwe nuko rwose nimugire bamutwihere cyo kunywa mbega ibyishimo umwanzi ntakabyare rwose urakoze cyane mama nimugire mwungure umuryango yego rwose umuryango wari ugiye kuzima rwose nibyo rwose papa nimugire ikibazo pe tubarira inyuma ngahore abasi kandi banyuze bande abasi babo niko ndarota niko muturutse hemwe nanjye sinzi niyo byo kubona ari byo n'abaracyubahiro wenda barafata babagoma baje kunyica cyubahiro wenda barajyaye ariko ntabwo sheri humura ntacyo wowe ndakubwiye ngo humura babyeyi mwe mwihanganye reka mbanze mvugane n'aba bantu niko nimuze tujye hanze mwe niba mujya abantu se ni gatunganye kumva na cyubahiro mu nzu ya sheri wanjye senti mama simbyumva ko senti wese nawe mbona ntawe ubona ntabwo mbyumva bishoboka bite nyine mugeze hano ahubwo mugeze hano mutemba ariko zibi ni ibiki igiye ko nabyumva ni abantu mugeze hano ayiwe nanjye sindi mu gusobanukirwa rwose papa nawe mama umva nini mutuze nta kibazo gihari rwose reka nze mbikemure gusa sinzi uko aba bantu bageze aha ngaha niko ndababaza muragenzwa n'iki hano
ahubwo wowe urakora iki ndababaza tubahe intebe se cyangwa mwebwe wa mugani tubarangiye ntugire iyo ubahaye ese ubundi igipangu ntigifunze musaba n'abashyitsi tuyobaze kwa sheri wanjye senti nahayoberwa gute n'imodoka ya senti nayibonye iparitse hariya hanze senti we senti wanjye geraho omva ndababwiye ngo nyamara mwibeshe inzu ese uwo senti ntawe nzi rwose aha ni iwanjye rwose iwawe ariko se kuko waje kunereta nakubanza uri umukozi we ariko si ubwo ubundi ni gute watinyutse gutereta umukobwa na bosi wawe atereta ariko twumvise umuguruza mama tubwira aho bosi wawe ari se nagira fafu ese uwo senti muvuga ni ubundi reka mbabazi omva ndababwiye ngo mugabanye n'amatiku hano reka mbabazi niko nzi iwanyu ntimuzi uko byagenze none ese mwiyemeje gukomeza gukurikirana furawa rero muje no kumwicira iwanjye ndababaza ariko mama ubundi iyo tukica wa munsi kakava ari intumbi kakabonye ni kanwaye senti wanjye tubwira ahantu senti ari n'usobanura ibintu gato muhabure niko wakanyonzi we kihuje n'impuzi y'akayaya nawe uzi neza ko ntari umuyaya utubwira aho ari umva senti arihe ese uwo senti ni indera ariko usi ubundi abantu ko bafite amahane tutayagira ubonanye ndamahane babonye nari mbarwaye mwabagome mwaye kandi ubona akajibura akajibura iwanyu umva muri kwa cyubahiro mwasuzuguye kandi ibyo mubona hano byose ni ibyo none ngo mwungujwe iburundu motari se ibi se bishoboka bitese hari ibidashoboka nawe warakunze rero ntugaseka aha ni kwa senti ngenda bizi neza twarahararanye ni kare kakoresha se nyine kanadodo uriya muntu ubushizi bw'isoni bafite urambabaje cyangwa hararanye yewe mwanyaze ibyanjye byose munyubikira ubwato ngo ndohame mu muhengeri ariko imana yohereje marayika wo kundohora nuko marayika wanjye cyubahiro sha yego kwa senti cyubahiro wakubye na zeru ni umusore w'igitangaje none se utabeshye koko aha ni kwa cyubahiro murajya he cyubahiro yarambohoye kandi yarandohoye yaranakoze aho cyakora warakoze umva tega amatwi simba igabanya amagambo unyumve warakoze kumusuzugura kuko nibyo byabaye imvano yo gukundwa kwanjye mwarangiza umukozi ariko se ni ikirimo kubera hano nanjye byanyobeye benda ariko se ko mutadusobanurira aba bantu bateye baturukaye mube muretse papa mube muretse rwose muramenye ibyo ari byo niko mbabwiye umva sheri ndakubwiye ngo bihorere witerana nabo amagambo kuko byose bigiye gukemuka urumva bigiye gukemuka mu kanya gato cyane reka nze mpamagara inzego z'umutekano zize badukize watinze hose zihamagara zishinzwe umutekano nyine ubundi se turabatinya ubundi se muradutsinda mwaratureye miliyoni zacu zirindwi si imitungo y'amabara n'atabansigiye ndababwiye ngo mutuze mwadusakurije bihagije kandi mwanahemukiye sheri wanjye bihagije ndababwira rero ngo byose uyu munsi murabiryozwa urumva babiryozwe rwose ntibazi ibyo bakina nabyo kahore sehene kandi se wowe ugarutse ute hano senti niko sehene nanjye ndahageze ntawe urahageze na simba isaraha mama ngo uyu senti niwe senti uyu niwe bosi wa hano ariko se kasigaye asa nabi umva nimutuze twumvikane hasoni sehene se niwe senti niko sehene niwe mbasa wakoze iki ariko bosi ntabwo ndi senti nta nubwo ngende bosi nyine ndakubaza ni ibiki wakoze nyine yewe njye narinje gusaba imbabazi bosi
ko nari nagiye gukora bahise banyirukana. cyakora abakozi bo mu rugo murengwa nabi koko. turarengwa pe. hano ko nari ngufashe neza ubundi wagiye utesha. none se ntabwo uri umukene nyiri iki gipangu se. Senti ntabwo ariko senti ninde ra umukobwa wowe kandi uyu wasaze. njye nawe nkuzi mbabarira. njye nitwa Sehene. njye nitwa Sehene. Senti nawe se niwe Senti. iyi ni indangamuntu. mama iwaranyirukanye. aba ni abatekamutwe n'agakinnyi nimwava mu nzara. iri shyano ryaradukinnye muratwishyura miliyoni zacu zirindwi murazigusubiza. noneho muretse abo bashobora kuba ari abashinzwe umutekano natumyeho baje. furawa shereri ndebera ku irembo niba ari bo shaka. nako babwire basunike urugi kuko ntihafunze. niba abashinzwe umutekano babijemo se. Sehene urajya he wowe. Sehene ngenda karenze. guma hano niko nkubwiye nawe usobanura ibyawe. ese undi wakoze ibiki shaka uvuga utazi. karame mama mukobwa we natwe dusimbuka byabaye ubugome bwacu budukozeho we ubu se ndashobora no kurira. murajya hehe muhagarare se. ibyo mwankoreye byose mugome mu biryoswe mwabagome murajya hehe. babiryozwe rwose. muri uyu mukino ikuzo mu muhengeri wanditswe na Niyonteze Fiacre mwumvisemo Sehene mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Flower mwakiniwe na Karangwa Liliane, Simbi mwakiniwe n'Iranzi Denise, Cyubahiro mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Gafirita mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Mukabirori mwakiniwe no Maria Cecile, Benda mwakiniwe na Katarebe Jerome, Tanazia mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, naho Engineer Jire mwamukine na Ndabananirwema Jean Doracru. umutoza w'abakinnyi akaba nafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza. Ikinamico.